nongeye kubaha ikaze mwese mukurikirana Karawo TV, ngo nk'uko mumaze kubimenyera ni umwanya wacu tugenda tuganira kuri topic zitandukanye, twibanda kuri sosiyete yacu, tugakora ubushakashatsi, tukaganira ku kintu runaka, tukabicukumbura, tukabikoraho ubushakashatsi ndetse tukagitangaho n'inyunganizi. Nyuma ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'uko bisanzwe, gutamburisha. Mwaramutse mwese mumeze neza. Eric. Murakoze cyane. Hanyuma Eric, uyu munsi ngira ngo dufite topic turi buganireho, ivuga ngo ese mu by'ukuri ni iki gituma ubuzima bwa nyuma y'ishuri bugorana? Ngira ngo turi mu gihe abana bari gusubira mu mashuri muri iki gihugu cya Kenya, ndetse no mu Rwanda niko bimeze. Abana bari gusubira mu mashuri, abandi barasoje, hano bararangije segonderi. Akenshi usanga wenda n'abarangije kaminuza expecting ibintu biri hejuru, expectancy ziri hejuru, ariko wenda icyaje kugaragara ni uko biba bitandukanye. Yego. Umunsi Eric yadukoreye ubushakashatsi, atwegeranya amakuru aza kudusobanurira wenda byimbitse cyane ku kibitera. Ikindi turi buganireho ni mariage. Navuga ko ari ni ubuzima buri hagati yo gusoza ishuri nuko abantu wenda bagira ingo. Hagati aho uwo mwaka wa nyuma w'ishuri, noneho na hagati yo gutangira kuvuga ngo kuja muri process yo gushaka. Ese yanira ko kiza kugira umutwe, ni ukuvuga ngo naho twese turi. Hari uko twabitekerezaga, hari uko biri, hari n'uko nyine abantu bagomba kubyitwaramo. Ndavuga ngo nyine ukuri. Okay, ubwo mvuze ngo hari uko twabitekerezaga, hari uko twabyisanze, ariko hari n'ukuri kwabyo ubundi biba bikwiye kuba bimeze bityo, kugira ngo abantu wenda tuze gusa naho twongera turebe nabo baragenda wenda baza kutwandikira muri comment, batubwira bati kera numvaga wenda gutyo cyane. Hanyuma Eric, ngaho dukonjorereho, udukubite kaka definition gato ka mariage, dukubite na normal life after school. Uduhe mbere yo kwenda twinjira mu ngingo, wagerageza nko kudusobanuriraho kugira ngo abantu banze kwanza bumve ino topic tugiye kuganira. Yego. Wenda bayumve, bumve uburemere bwayo. Ntabwo wenda numva turi buze kubona wenda formule zisa naho zigize, ariko turagerageza kugira ngo twumve twese. Yego. Mu by'ukuri ubuzima cyangwa se expectations, kwa kundi ibintu abantu bitega iyo bari gusoza kwiga, akaba wenda ariho duhera. Abantu baba bafite no kuvuga ngo ninsoza ishuri, ugasanga ari ibintu yanditse. Noneho turaza kureba mu bihugu wenda byateye imbere, mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, wenda bisa cyane bijya no gusa n'ibihugu bikennye, hose usanga ibintu bisa, ibintu birasa. Abantu wenda batekereza ngo kuva hano ukaja muri Amerika cyangwa ukaja muri Canada byoroheje ubuzima. Ntabwo ariko biri. Mu bushakashatsi twakoze, n'ahantu hose nagendeye dukurikije wenda buri buzima, formule yabwo ni bumwe, birasa. Ariko hari ikintu gituma abantu bagira ukuntu nyine babutekereza, ni amasomo, kwiga, education. Education ifatwa
nyine nk'umuryango w'ibyo bintu byose. Ibyo bintu byose twaba dufite mu mutwe, ibyo bintu byose nyine twaza dutekereza kuvuga ngo none nimara amasomo ndahita wenda ku bijanye n'amafaranga, ku bijanye n'ubukungu, iterambere, hari ukuntu tuba wumva bimeze. Ku bijanye na emotion, kuvuga ngo nzahita wenda mbona abantu banyitaho, nje aha ngaha ngire gutya, cyangwa se nyine ku bijanye no spiritual, hari abantu batekereza ko nyine wenda tuvuge urugero nk'abantu basoje ari abantu basenga cyane, hari ukuntu uhita wumva none bagiye gukorera Imana kabisa, akavuga ngo umuroge kuja waka buri munsi, gufata ibintu, abandi yumvamwo impano z'ubuyobozi, yumvamwo ibintu byinshi. Abantu bose nyine education ituma umuntu avuga ngo imbere hanje ni heza. Ariko ikintu cyaje kuntangaza, ahantu nasomye aravuga ngo mu by'ukuri nyuma y'ishuri cyangwa nyuma ya graduation nibwo ubuzima babutangiye. Ni nkaho ubundi bakaba bivuze uti ubu noneho ndi kuri initial point. Initial point ni ukuvuga ngo intangiriro y'ubuzima bwanje. Ngerageje wenda kuvuga muri makeya ya nyine wenda definition wenda zose expectations z'abantu baba bafite, nta kosa ririmo, nta kosa rihari, haba ari twebwe tuba muri bihugu bikiri mu nzira y'amajambere cyangwa se wenda bikennye, baba ari abari mu bihugu byateye imbere bavukiyeyo. Ni uko nyuma ya graduation abantu bose baba bitegereje kugera ku bintu bidasanzwe, kandi si ikosa, kandi bikaba ari umusaruro muzima nyine wa education. Noneho mariage, abantu babumva tugira kumva dushaka nyine kugira imiryango, abantu bose barabyifuza, ariko bana byo bigira uburyo byubakwa kugira ngo abantu be kubaho mu buryo busanzwe. Wenda tubaza kugenda tujamwo deep, ariko muri rusange navuga ko wenda introduction yaba ari nk'iyo kugira ngo abantu bumve. Ntabwo ari ikosa, ntabwo nyine abantu bose nyuma y'ishuri nuko noneho ibyo baba bategereje ku miryango nabyo ni rusange. Abantu bose baba bafite kumva bashaka kugira imiryango. Hanyuma urakoze ndango abantu bumvishije introduction kandi bumvise wenda ikintu tugiye kuganiraho. Hanyuma reka nkubaze kino kibazo. Abantu benshi batekereza ko ubuzima buhita buba bwiza nyuma y'amashuri, ariko mu by'ukuri ugasanga atari ko bibaye. Ese ni iki kibitera? Ni iki gituma nyine nk'uko umuntu yatekerezaga ibintu bihinduka kuri tere asohotse? Mutebutse urakoze ku kibazo cyiza umbajije. Nanjye wenda mpereye ku minsi yatambutse dusoza amasomo, usanga abantu aribwo bumva bafite ya capacity yo guhangana, cyangwa nyine bumva nyine uburyo bagiye kwinjira ku isi cyangwa bwo hanze, mu buzima bwo hanze, bakumva bari fit. Rero mu by'ukuri nyuma yo kwiga niho urugendo twavuga ngo ruba rutangiye, hahandi uba uvuga uti akazi nyine ndangije ishuri ngiye gushaka akazi, ukumva abandi nyine baba bari gufata izo expectation zo kuvuga cyane ngo akazi kagiye kuboneka, iterambere. Ariko ni abantu bafite mu mutwe ibintu by'iterambere, avuga ngo opportunities zirantegereje. Akenshi usanga twese ariko tuba tuvuga opportunities zirantegereje, mfite potential, ndikumva bimeze gutya. Noneho rero ikintu kibiza
gituma bitagenda nk'uko biri nuko hatabaho kwitegura ngo bamenye ukuntu ubuzima bumeze, kuko iyo umuntu asoje ishuri ntabwo akazi gahita kaboneka muri reality. Hano abantu nyine bari ntabwo akazi gahita kaboneka, ahubwo icyo ni icya mbere, akazi ntikahita kaboneka. Icya kabiri, usanga nakurya abantu bari bakwitayeho, ushobora kuba ugize ikibazo, umuntu wenda akavuga ngo ni umunyeshuri, reka tumusapotinge, reka tugere gutya. Usanga nyine ahubwo abantu bameze nk'aho bakuretse, kubera ko nyine wageze nyine ahantu ho kudatekererezwa, ho kuvuga ngo ubuzima burya ni kurya. Okay, yego. Rero ikintu kizagituma abantu bahita babona igitandukanye n'icyo bari biteze, ni uko nyine ubuzima burya niho buba butangiye. Rero ntiwavuga ngo ubuzima buratangiye none ubufashe nk'aho buhari. Ni ukuvuga ngo ubuzima budahari ubifata nk'ubudahari, nta buhari. Aho nyine uvuye ku ishuri niho baba bakubwiye, ngaho bakubwiye ngo ngahe twereke nyine ushoboye iki, potential zawe ni izihe. Ese nyine urumva muri makeya nicyo kibaho, abantu bahita bibwira yuko nyine hari icyo bafite, cyangwa nyine kubera ya education twagize akumva capacité. Uzumva kenshi n'abantu barabivuga, umva akakubwira ati nje namaze ishuri, nje namaze ishuri. Ariko kumara ishuri ntibivuze ngo ufite akazi, ntibivuze ngo bya bintu byose wari ufite nko kuri liste cyangwa yumvagamwo za potentials zawe, kwa kundi wumva udasanzwe, kwa kundi wumva nyine wahari ikintu wakora, kwa kundi wumva nyine ufite nyine ndahita amashagaga, cyangwa wumva utinyutse ubuzima. Burya byose biba bikiri mu mutwe, ni teori. Nicyo ntekereza wenda na research twakoze, kandi isaha gusa si twe gusa, n'abandi nyine bavuze ijambo ngo ibyo bintu byose uba ufite mu mutwe ngo uje umenya ko si ako kanya ntabyo ufite. Ni ukuvuga ngo urabifite nka shape iri mu mutwe, ariko bigiye kugusaba noneho gukora urugendo rwo kugira ngo bizaje mu bikorwa. Ntekereza ko ari cyo kiza kibitera. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo, hari kino gitutu cy'umuryango, usanga bavuga shaka, kudashaka, tukeneye abuzukuru. Ese kuri ico kintu gishobora gutakariza umuntu focus, ugasanga ataye focus wenda na plans ziwe wenda yatekereza kuzakora, ntibiri kuja mu murongo uko wenda yo yabipanze, agata focus muri make. Ese hari uburyo umuntu yabyitwaramo ntate focus, kandi nanone ntagaragaze ko atumvisha ababyeyi, kuko buri mubyeyi niwe wari mu makosa, hari ukuntu ugomba kumwumva ukamuha iriya respect. None hari undi muntu yabyitwaramo akaguma muri focus ze na vision ziwe, ariko kandi atagize wenda ibindi yica. Urakoze Mutegetsi, wenda turagerageza kugenda twumva ibintu uko bimeze. Akantu twavuze, iyo abantu bavuze ko bakoze research, abantu bagomba kubanza kumva imiterere ya sosiyete, imiterere ya sosiyete, noneho n'imiterere y'isi muri rusange. Mu bihugu turimo bikiri mu nzira y'amajambere cyangwa se wenda bikennye, igitutu cya mariage cyangwa se kugira imiryango kiba hejuru. Yego. Mu gihe usanga mu bihugu wenda byateye imbere ho umuntu niwe ufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngire umuryango, kubera yuko hari akantu nahoze ndi kureba hano, reka tukagereho. Yego. Kitandukanirizo riri hagati
y'icyo gitutu cy'aba mu bihugu wenda reka tuvuge bya Afurika bitaratera imbere n'ibindi bihugu wenda byateye imbere, usanga igitutu cyo gushaka cyangwa ari nacyo kiza gutuma abantu batakaza focus muri Afurika, mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Umuryango urakubwira uti shaka, mu gihe mu bihugu byateye imbere ho baba baharanira kuvuga ngo ndabanza ngire fondation, ndabanza ngire stability, ndabanza ngire nyine numve nyine mbifitiye ubushobozi. Noneho ugasanga icyo gitutu nyine niba ari famiye, niba ari ababyeyi muri ubwo buryo bwose bakubwiye bati bashaka bakazana, bashaka abuzukuru, ariko ugasanga hari icyo batari kwitegereza mu buryo bumwe, wenda bareba mu rundi ruhande. Ukurikije umuco, ukurikije wenda iho byari byoroshe, wenda kureba ko abantu wenda baragushigikiye nibyo, inkwano barayitanze ni sawa, n'ibindi bintu byose bikenerwa mu buryo bw'umuryango bisa n'ibyoroshe. Ariko nituza kureba abantu bagize education, si cyane ko usanga umuntu yari akwiriye gutekereza ko ubuzima bwe buze gushingira ku gufashwa cyane kuruta gufasha. None nuza gusanga watekereje gutyo, urasanga ukwiye kwitegura kugira ngo udatakaza bya bintu wasohokanye mu ishuri, kwa kuntu waza wiyumva. Nyine birasaba ko ugomba kumenya ngo se ndabitegura, ndategura gushaka icyerekezo nari mfite kugira ngo kitaza gutakara. Ndaza kugira gute? Ndaza kubitegura, ngire fondation, mpange utuntu. Noneho ubwo buryo rero uri kugaragaza, tekereza ko ari bwo buryo buza gutuma abantu babona wenda utasuzuguye, ko hari ibintu uri gukora, hari uri kwiyubaka, hari ibintu uri kugenda wegeranya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba ari education wakomeje, yaba ari watangiye ka kantu. Kuko twibuke twavuye mu ishuri ntacyo dufite, kuba bitahuye afata uburyo nyine bwo kuvuga ngo ese mbere yo gushaka cyangwa se nyine yo kugira umuryango ndabitegura mu buhe buryo. Mu gihe usanga mu bihugu rero byo wenda byateye imbere, ama statistique nahoze ndi kureba, usanga bo bituma bashakisha uburyo nyine avuga ngo we wiyumvisha afite security, nta gitutu tamushizeho ngo bigende gute. Za papasi ze yasohokanye ishuri akazikurikira, iyo yumva nyine ageze ahandi akavuga ngo ahantu ni ukwinjizamo umuntu, nuko bigira. So rero ntekereza ko ari uko nguko. Hanyuma wenda tukiri aho, wenda minota wenda yashize umunota umwe cyangwa ibiri, nshaka ngo wenda ugire abantu inama. Ese niki kibanze umuntu ugiye gushaka agomba kuba afite? Ni amafaranga, ni imitekerereze, ni indangagaciro, ni discipline? Mu munota umwe dusigaranye, ndashaka utubwire ikintu umuntu ugiye gushaka, ikintu kibanze yakitwaza, hanyuma ubwire inama n'umusore cyangwa inkumi umva ageze wenda muri icyo gihe cyo gushaka, cyangwa ufite wenda uwatinze kugera ku byo yifuza nyuma yo kwiga. Hari wenda turi kuvuga ngo abantu bakunde wenda bakereze, cyangwa ngo nanone bakubagure nk'abatari gutekereza. Ariko turi kuvuga ngo kubera aho ubuzima buba bwatangiriye nyuma y'ishuri, abantu bakakwitegura ku buryo nyine habaho nyine ko ugize urugo, ariko wenda rufite na capacity ihagije. Kuko turi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, aho usanga wenda imitungo ku bukungu bufatika cyane idahari cyane ko wenda abantu bari mu buhungiro
n'ibintu biba bimeze neza, kugira ngo wenda abantu bisaba nyine kubitegura noneho wakumva igihe kigeze ukabikora. Ni nk'uko navuga, ariko abantu batihuse ngo babeho ubuzima bubi burambye. Hari ukuntu umuntu akora umwanzuro mbere y'igihe ugasanga nyine bimuhaye kubaho ubuzima bubi burambye. Mu gihe ushobora kwihangana ugakora utuntu ukatwubaka mu buryo butari burebure cyane. Simvuze ngo abantu dutinda, ariko nanone wifata ubuzima ngo ufate gutyo ngaho utari kubutekereza. Fata umwanya muto uringaniye, cyangwa se wenda bikurikije uko byagukundiye n'amahirwe wabonye, utegure akantu koroheje ko gutuma utishyira mu buzima bubi burambye. Ni kuko navuga. Hanyuma abandi abageze igihe dushake, cyangwa nyine bashake nuko mushiremo imbaraga data. Naho ikibazo hari uyu musore cyangwa inkumi wenda nk'uko twatangiye tubivuga bafite expectations ariko zigatinda kugerwaho. Yego. Ese umuntu n'iki wamubwira? Ni ukuvuga buri rugendo ruba rufite aho ruhera. Ni hahandi nyine twavuze, ni uko uri kubitekereza aho uri mu nzira. Noneho iyo uri kubona wagerageje ibintu byinshi bitandukanye, ariko ukabona nturi kugera kuvuga ku cyo wenda ufite ku mutima, icya mbere ndagukomeza ubwire ngo komera. Niko abantu benshi bimeze, ariko uraguma ukongera ukagerageza, kudatakaza ibyiringiro ngo wumve nyine bitazokunda, cyangwa ngo wumve ufite igitutu cy'abandi. Kuko ari igihe tugira igitutu cy'abandi kubera ko runaka yagize ibi none rebaje, runaka yagize ibi none rebaje, kumva. Kandi ibintu turi kuvuga abantu bagira ngo wenda ngo nitwe gusa. Ahantu ku isi hose nuko human nature imeze, nuko kamero ka muntu kameze. Nyine tugira ako kantu tugira akantu ko iyo nyine tubona bitari gukunda, akenshi tubirebera kuri runaka ibe byakunze nje ntibirakunda. Nkavuga ngo igitutu rimwe na rimwe twiga kukigabanya tuvuga ngo jewe niba nakoze ibyo ngomba kuba nakoze, nabyutse ndagerageza gukora ibyo ngomba kuba nakoze, ngera kuba ngomba kuba nagezeho. Hanyuma kandi twizera, nizera Imana, ndasenga, sinagira inzira zitari nziza, cyangwa nubwo zoba zabonetsemo ukaba ari umuntu uhindura vuba vuba, ukongera ugasubira mu nzira. Kuba bitarakunda si ikibazo cyawe, komeza ugende, ushyiremo umwete, ukomeze ugire courage, werebera ibintu mu buryo bwawe n'ubuzima ufite. Kuko navuga hanyuma kuri ico nico hari ikibazo nisingira wenda n'undi hara yokibaza, ariko wenda tutarakomeza nk'ibiganiro twakoze, ariko umuntu ufite ikibazo yifuza nko kubaza yacyandika muri comment. Aho muri comment wagenda ukacyandika, turabisoma, wenda ubutaha tukazabiheraho mbere yuko wenda tujya no mu zindi topic, ko wenda abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma reka mbarize uno muntu wenda ninjye ku giti cyanjye, reka mbaze nk'uko wavuze nyuma yo kwiga abantu baba expecting utuzi, abantu baba expecting iki, ubukungu bwigeye hejuru, amafaranga yigire hejuru. Ariko se urebye nko muri community yacu, ngira ngo umurimo si ikintu dushyira imbaraga cyane. Dushyira imbaraga cyane mu gusenga, mu kiyumbe, ibintu by'amasengesho turabyibuka cyane. Buriya bibaye ari ibivuga uzotanga ubuhamya ko tukunze kubibamo. Amakanisa usanga hari akabiri, gatatu, akane, kesha, practice Saturday, Sunday amateraniro. Urumva ko umunsi usigaye
uretse nyine umushango ubwawe bazabita abashango bazabita ngo n'abashango ariko kuri wa muntu uzavuga ngo jewe si bose ntundeke gusiba ngo nsibe urumva ko uwo muntu kuva kwa kabiri hari akabiri kwa gatatu hari agatatu kwa kane hari akane kwa gatanu hari kesha kwa gatandatu hari practice niba zaje muri korali ku cyumweru amateraniro uwo muntu niyihe nama wamugira afite expectation ariko afite n'ibindi bintu yishize navuga ngo noneho ngira ngo wacumbishe ngaho rero muri realite nawe uko amaze kubibona uko reka duheraho nawe uko amaze kubibona turi hano cyangwa nyine igihe yaviriye mu ishuri afite izo expectation ariko niba atarazikurikiye nta n'imwe iraba niba zaranabaye nabireba neza hagiye habamwo bwo kubwira ababo ariko mu buryo budashobora kugumaho sinzi uko ndi buvuge mu buryo budashobora kugumaho kubera iki ko uyu munsi ari naco kibazo wenda sindi buze kubijamwo cyane ari naco kibazo turi kugira dufite expectations za cyane zo mu bandi kuruta twe gute turi kuvuga ngo bene wacu bari kugera hariya ngo bakatwibagirwa ariko ntiturebe ngo bike byashobotse byatugezeho bibanyuzemo byabaye gute twabibyajemo iki kubera yuko nyine sindi buze kubijamwo abantu wenda bafite uburyo butandukanye babivugaho ariko icyo nzakuza kuvuga ni uko niyo umuntu yogufasha tiyogufasha ubuzima bwose izo expectations ufite nutaziha umwanya ngo uzikorere uzikurikire ukurikire icyo ushaka kugeraho uvunike abantu bagenda hanze baravunika twe turi yoga mwena ngo tuvu ariko ukurikije natire yo gukora ni ku masaha natire yo gukora ugakuriza natire y'amafaranga kugira ngo ugire ifaranga nuko wavunitse nuko wakoze ni ukuvuga ngo umuntu wavunitse uyu munsi akagira umutima wo kugufasha ejo ntabwo yogira umutima wo kuvunika ngakuvunikire nanone uri haye kwita umukunga akavunika ngo uri aho ngaho uri mu distraction wenda twanze kuvuga gusa n'umukunga gusa n'ibindi ibirangaza reka tuvuge ngo ibirangaza cyangwa nyine ubwo bushango waruvuze kuko umuntu agize ubushango bwo gushakisha si twavuze ngo ukore nka mugenzi donc ukora nkawe ariko noneho ukaza kugira umwete wo kujya wo kugira atari ukuvuga ngo tuvuze nabi ariko ukuntu nyine wumva umubiri ukwishuza kwaba ari ukwambara kwaba ari ugusa neza kwaba ari ukujya kwaba ari ukumva uguwe neza mu buzima menya ko ukwiye nyine gushakisha uburyo nyine umuntu aragufashije ariko nyine nawe ushakisha uburyo ejo cyangwa inyuma y'umwaka umwe avuga ngo umuntu ni umugabo ni nk'uko navuga naho iminsi yose yo gukora nuyigira iminsi y'igitaramo reka tuvugishe ukuri mu mwuka ushobora kuba umuntu mwiza ariko nabyo bizakurambira kuko iyo tuvuye mu gitaramo dukenera ubuzima busanzwe bwo kujya bwo kwambara kwishura amazu gutera imbere umwaka umwe urarangiye nari mfite urukweto rumwe ngize wenda n'ubwo iryo atari iterambere mu by'ukuri byo kwambara ariko byibuze turavuga tuti ariko uravuga uti byibuze nari mfite projet mfite finance yabyo runaka gutyo umwaka uvuga umwaka utambutse nari niguze gutya none uyu nguyu umeze gutya tekereza ko abantu bakwiye kurekera gutekereza kaho nyine tukiri mu buzima busanzwe ubuzima bwagize indi shusho